إن الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أعطاه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنتهم إلى يوم القيامة. وبعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون الطائعون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ishimwe n'ikuzo ni iry'Imana, umurezi w'ibiremwa byose. Allah we waturemye, yamara kuturema ntaturekeraho gusa ngo twibereho nk'ibindi biremwa nk'inyamaswa, ahubwo twebwe akatwoherereza intumwa kugira ngo zituyobore inzira igana umuremyi wacu, ndetse akatumanurira n'ibitabo kugira ngo dusome dusobanukirwe umurongo ugana ku muremyi wacu Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ngo uzumvira izo ntumwa akumvira n'icyo ibitabo by'Imana bimubwira azabone ingororano y'ubwami bw'ijuru, naho uzanyuranya n'umurongo w'intumwa zamuhaye ndetse akanatera umugongo ibyanditswe biri mu gitabo cy'amagambo y'Imana, uwo n'uwo mu muriro Imana izawuturinde. Ndahamya mbikuye ku mutima ko nta yindi Mana ibaho ikwiye gusengwa mu kuri usibye Allah subhanahu wa ta'ala utabangikanywa n'icyo ari cyo cyose, kandi nkahamya ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo. Imana yamwohereje imuhaye umuyoboro w'idini y'ukuri kugira ngo azayitangarize abatuye isi arabikora. Mana muhundagazeho amahoro n'imigisha we n'abiwe n'abamukurikiye n'abazamukurikira kuzagera ku munsi w'imperuka. Nyuma y'ibyo, bavandimwe b'Isilamu, ndabagira inama nanjye ntiretse yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala no kumugandukira ukuri nyako ko kuganduka, kubera ko bafite intsinzi abagaragu b'Imana batinya Imana kandi bakanayigandukira. Imana iratubwira muri Qur'an iti: yemwe abemera nimutinye Allah ukuri ko kumutinya, kandi muramenye nimuzitaba Imana mutarabagandukira Imana nyakuri. Ayuhari muslimun, bavandimwe b'Isilamu, nta gushidikanya yuko ikiremwa muntu cyose, uko Allah subhanahu wa ta'ala nk'uko muri Qur'an abitubwira agira ati: laqad khalaqna al-insana fi kabad. Nta gushidikanya rero ko nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira rigira riti twaremye umuntu mu bibazo. Nta gushidikanya ko ikiremwa muntu kuva kikiri kuri ino isi y'ibibazo, isi y'ibigeragezo, isi y'imihangayiko, ntabwo ibyo bizatandukana n'ikiremwa muntu mu gihe kizaba kikiri muri ubu buzima bw'isi. Ariko igisubizo cy'ibyo cyose kirahari, ni ukwegera Imana. Intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam iratubwira iti: ta'arrafu Allah fi rakha'i ya'rifukum fi shidda. Ngo nimwiyegereze Imana cyane mu gihe muri mu munezero n'ibyiza, hanyuma namwe Imana izabasanga igihe mugeze mu kaga, ibibazo n'akababaro n'agahinda. Bavandimwe rero, nta gushidikanya ko umuntu akeneye Imana mu buzima bwe bwa buri munsi, nk'uko tumaze kubibona yuko umuntu akiremwa n'ibibazo byahise bitangirana nawe. Buri muntu wese rero agenda akenera Imana, akanayiyambaza bijyanye n'ibye n'ubundi ku wundi n'ibye, gutyo akiyambaza Imana kumuba hafi no kumutabara no kumurengera. Abantu bafite ibibazo bitandukanye, hari abafite ibibazo by'ubuzima, hari abafite ibibazo by'imibereho, hari abafite ibibazo by'urubyaro, hari abafite ibibazo by'urushako, hari abafite ibibazo ni byinshi cyane.
ariko nk'uko tubyumvise muri hadithi itambutse, nitwegera Imana cyane, niturusheho kwiyegereza Imana cyane. Allah subhanahu wa ta'ala natwe igihe cyose tuzamuye amaboko tukamutakambira tugeze mu bibazo cyangwa akaga n'amakuba, Allah subhanahu wa ta'ala natwe aradutabara akaturengera. Ibyo ngibyo rero tubisanga ku bagaragu b'Imana babiri aribo twita Ghariqaini mu Cyarabu, aboramye babiri. Ari Ghariqaini, uwa mbere uvugwa hano ni Yunus ibn Mata. Yunus mwene Mata alayhi salatu wassalam, umugaragu w'Imana akaba n'intumwa yayo. Yunus ari we abandi bita Yona. Muribuka igihe yabwirizaga abantu biwe bakanga kumwumva, akabamaramo igihe ababwira ubutumwa bw'Imana, akabona ntibabwumva, ahubwo barashaho kumukwena no kumutera umugongo. Nibwo yaje kwifatira umwanzuro avuga ati ariko aba bantu bo hakuno ndabona batanyumva, wakwiyambukira inyanja nkajya kubwira abo hakurya yayo, wenda hari bo banyumva kurusha uko ababi wacu hakuno aha batari kubyumva. Ariko yari agiye kubavamo adafite uburenganzira bw'Imana imuhaye ngo yimuke. We abibona gutyo nk'umuntu agenda ajya mu bwato n'abandi bagenzi, ashaka kwambuka ngo ajye kubwiriza abo hakuno. Bari mu bwato ku mugoroba wa joro, bugenda ubwato buragira gute, butangira guhengama bushaka kubaroha mu nyanja bose. Abari bayoboye ubwato baravuga ati ibintu ntibishoboka, imitwaro yose mwapakiye, abantu bazi ko bafite imitwaro mwihangane, tugiye kuyikura muri ubwato tuyiroha mu nyanja, tuyiroha kugira ngo ubwato bwongere buterere neza, bugende neza. Abantu bataho kugira ngo dupfe, ibintu nitugire gute, niturohe ibidakenewe, tugabanye ibiro by'ubwato, bagira ngo biri guterwa n'imizigo n'abantu. Bafata imizigo yabo, ibintu byabo baroha mu nyanja, ubwato aho kugira ngo buterere bugende neza bukarushaho guhengama bukenda kubamena. Ibintu bamaze kubikendeza babona bigenda gushiramo, nta na kimwe bigabanura ku kugenda nabi k'ubwato, nibwo bongeye baravuga ati ariko muri ubu bwato hashobora kuba harimo n'undi muntu udasanzwe, wenda bitameze neza, akaba ari we ushaka kuduteza iyi mpanuka. Barangije bose barabazanya bati ninde udasanzwe hano cyangwa wakoze ibidasanzwe waba wicaye muri twebwe? Bose bati rwose nta kibi, nta kibazo, ntari. Bararebana ubwato bwose baraceceka. Bati ubwo mucecetse rero tugiye gukora kura n'itombora. Tugiye gukora kura, dutombore, uwo tombora iragwaho nawe turafata tujugunye mu mazi mu nyanja, turebe yuko ubwato bwagira gute, bwatuza. Nibwo bakoze tombora bwa mbere itigwa kuri Yunus mwene Mata alayhi salam. Aravuga ati ntabwo bishoboka, nge nta kintu kidasanzwe nakoze, sindudasanzwe, iyi tombora irambekeye. Baravuga ati wa mugabo we, ubu twari tukuzi ko ari wowe tombora iguyeho. Ati we rwose nimwo. Barongera bwa kabiri, barongera bakora indi kura, bakora indi tombora nanone irongera bwa kabiri umugwaho. Arongera aravuga ati ibi ntibishoboka, ntabwo numva ukuntu ari nge mwajya kuroha muri iyi nyanja, nge nta kibazo mfite, ndi n'umugaragu w'Imana, ndi umuvugabutumwa, sinzi impamvu rero nta kidasanzwe. Bati wa mugabo we, ubugira kabiri ari wowe tombora igwaho ngo tuvemo dukire, kuki utari kubyumva? Barongera ati twongere bwa gatatu turebe, niyongera kubihakana. Barongera bakora indi tombora bwa gatatu, irongera tombora bwa gatatu, irongera imugwaho. Wahina idhini, aho ngaho nibwo Yunus mwene Mata alayhi salatu wassalam yahise avuga ati ndabona iyi tombora niyo yakorwa inshuro 1000 yagumye ikagwa kuri ngewe Yunus mwene Mata, ubwo ninjye kibazo, reka mutaranjugunyamo nge, reka nsimbuke. Asimbuka ubwato yinaga mu nyanja. Ifi nini cyane bita hutu,
hutu mu cyarabu ni nka bareni, ntabwo ari utu dusamaki, ni ikifi cya rutura, nicyo Korani yitwa huti. Huti yarasamye ihita imumira wese, imubika mu ndira n'imanukira yigira ku musenyi. Ariko akimara kwinaga mu nyanja koko ubwato bwahise buterera burahingamuka bumera neza, baragenda atahwe. Ikibazo cyari kiri n'ibicuruzwa byacu twarushye mu mazi, bahindukirayo n'ibicuruzwa byacu, none ko tutari tuzi, ahubwo iyo twibwira inama ngo dukore tombora y'umuntu uturimo udasanzwe, natwe tuba ati mwe muravuga ibicuruzwa, twihuse iyo tudatombora ko natwe twari gute twese. Barangije baratuza. Ariko Yunus mwene Mata ageze muri iriya nyanja akamirwa n'iriya samake, muri urwo rugendo rwa nijoro yahise akubitana n'iyo myijima itatu atari bwikure mu mwijima wa mbere. Nuko ibyo byabaga nijoro ubwato bugenda. Icya kabiri nuko yari agiye mu nyanja hasi ku musenyi, naho nta hantu utabona izuba. Icya gatatu nuko yari agiye no mu nda y'isamake, naho nta hantu utabona izuba. Mu kuri ubwenge bwe bwari burangiye, avuga ati ndarangiye, hariya nta hantu ubwenge bwa muntu n'ububasha bwe butamukura uretse Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Yararangije abona ko birangiye, ariko bitararangira yibuka ko nta kindi cyamukura muri ako kaga agezemo uretse guhita asaba Imana. Yahise yiyambaza Imana cyane, aravuga ati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Agumye asubiramo iyo duwa inshuro nyinshi cyane, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aravuga ati la ilaha illa Allah, arabanza ahamya tawhid ko ari umwemeramana wuzuye. Abwira Imana ati Imana nta yindi Mana ibaho uretse wowe gusa. Subhanaka, arangije arayitagatifuza. Ubutagatifu n'ubwawe ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin. Mukuri ngewe mbaye mu bahuguje roho zabo bose, mbaye mu bihuguje bose. Agumye asubiramo ayo magambo ari mu nda y'iriya samake. Nibwo abamarayika bumvise ijwi, baranarimenya, ariko bakayoberwa aho riri kuvugira. Babwira Imana bati ya Rabbi, Nyagasani, turimo kumva ijwi ry'umugaragu, kandi iryo jwi turarizi, turumva nyiraryo, tukumva tumuzi, ni umugaragu wawe. Wala nadiri ayinahu, ariko ntabwo tuzi aho arimo kuvugira. Ntabwo bari buhamenye Imana niyo yari ihazi na Yunus wigiriye muri ibyo byago. Imana irababwira iti uwo ni umugaragu wanyu, mwihorere, ngiye gukora imirimo yanjye. Nibwo Imana yategetse ya samaki, itegeka ya barene, irayibwira iti zamuka uruko umugaragu wanjye ari muzima hejuru ku nkombe z'inyanja. Samake yumvira Imana, iramwogana, irazamuka, iragenda, iraruka wese nk'uko yamumize, avamo wese ntacyo yabaye. Arangije yicara aho ngaho, ntabwo yahise ahaguruka. Murumva umuntu uvuye aho muri iyo myijima, kandi ntibyabaye ako kanya ngo ahita aza mu iryo joro. Arakubwira ngo famakatha fi thalatha, yamazemo iminsi 3. Ntimugire ngo byarabaye ngo ahita aza uwo munsi. Tazasaba Imana ngo nayihutishe, uvuge ngo Mana hituma none hase ngo urabizi ndavuze. Oya, Imana ntiyihutishwa, kimwe nuko itanakererezwa. Ibyiye gukora ibikorera ku gihe, nta wihutisha nta n'uyikerereza. Ikitegetse gikorera ku gihe yagene. Avamo murumva umuntu wari umeze gutyo, yari ari no mu buzima atinyagambura, yasaga nk'uwazahaye. Barakubwira ngo ku nkombe y'iyo nyanja, aho nyine yari yicaye, yagiye kubona hameze igiti gise kirandaranda amashami hejuru ye, kiranagara kiramanuka cy'imbuto. Ngo fanabata fihi shajaratu min yaqitin, ngo hameze igiti cyitwa yaqitin cy'imbuto ziryoha cyane. Atangira kujya azamura intoki agasoroma amatunda agahekenya, akarya rwose amatunda neza aho yicariye aho ngaho. Barangije
telefone sinzi nyirayihanga. Ngo arangije agiye kubonabona haje ifarasi nziza nako ingamiya nziza y'umweru cyane, nziza cyane, ifite icebe, iraza iryama munsi y'icyo giti. Irimo amata, atangira kuvuga ati nicyo kunywa cyiza ndakibonye. Yegera ya ngamiya arayikama, amaze kuyikama atangira no kwinywera amata, asomeza na za mbuto nziza z'igiti cya yakutuni. Naho ntabwo yahamaze umunsi umwe, yahamaze ngo iminsi 7. Arabanza amatama araza arahembuka neza, agira imbaraga. Arangije Imana mu itegeko tisubira mu bantu bawe, subira kuvuga ubutumwa aho nagushyize. Ntiwari ukwiriye kwiyimura ngo ugende ugiye gushaka kujya kuvuga ubutumwa aho ntakohereye. Subira mubona koherejemo. Asubirayo ameze neza cyane. Mu minsi bari baramubuze babona agarutse atoshye neza, ameze neza, abyibushye, kubera ukuntu yari ibereye ku nshyushyu hariya n'imbuto nziza. Uwo ni Yunus mwene Mata Allah subhanahu wa ta'ala yakuye aho ngaho. Ariko si ibi ni kuri Yunus mwene Mata wenyine. Kala Imana Allah subhanahu wa ta'ala yavuga iti wa kadhalika nunjiri mu'minin, ngo ni nk'uko ibyo byose tubikorera n'abemeramana bose. Umwemera wese wageze mu kaga, nawe yari ari kuri tawhidi neza, ari ku murongo wa Allah subhanahu wa ta'ala, agasaba iduwa Allah subhanahu wa ta'ala mutabara. Mu buzima bwa buri munsi ugenda ureba imitego n'inzira nyinshi Allah subhanahu wa ta'ala kugobyora, mukabona urasimbutse, urarokotse, jya umenya kurimo guca mu rugendo rw'intumwa zaciyemo. Niho Allah subhanahu wa ta'ala babwira ngo wakazalika nunjiri mu'minin, nguko twabigenjeje Yunusu niko tugenda tubikorera na bamwe mu bemeramana bahagaze neza ku by'Imana. Vandimwe rero, ta'arafu Allah fi raha ya'rifukum fi shidda. Intumwa y'Imana yatubwiye ngo nimugire gute? Ngo nimwegere Imana cyane, mwiyegereze Imana cyane mu gihe muri mu bihe by'umunezero n'umudamararo, murusheho kwegera Imana cyane mwo kuyihunga, ngo kuko nimugera mu bibazo mwageraga Imana mu bihe byiza, Imana izabatabara muri bya bibazo byanyu. Ariko nitugera mu bihe byiza by'imidamararo tukava ku idini tugatera umugongo Imana, nyuma y'ibyiza haza ibigeragezo, nibitugeraho tuzagoka kubivamo, kubera ko n'igihe twari mu byiza Imana twayiteye umugongo. Ibyo turabisanga nanone kuri Ghariqusan, kuworamye wa kabiri. Muribuka Farawo ubwo akurikira abagaragu b'Imana, akurikira Musa n'Abanyayisiraheli bamuhunze kuko yabicaga umugenda yarabamaze abatoteza. Barangije biyambukiye inyanja, bambutse hakurya bamuhunze. Farawo arabakurikirana nawe anyura muri ya nyanja ngo agiye kubatsinda hakurya, ariko ntibyashobotse. Imana yategetse ya nyanja gusubirana, irangiza Farawo n'ingabo ze. Ariko Farawo mbere yuko ava mu mwuka, ngo we abasirikare be bose bamaze kurangira inyanja ibarangije, Farawo amazi akajyamo amuzamura, akamanuka, kongera agacubira, ngo ibyo abikora inshuro 3. Umuvumba w'amazi ukamukubita ukamuzamura atarapfa, ukamusubiza hasi ukamuzamura, agenda amira nkeri. Abikora inshuro 3, abona nta n'ingabo zose zo zarangiye, atangira kuvuga nawe ati ubu noneho ngiye kwemera ya Mana ya Musa na Aroni. Ariko se hari icyo byamumariye kwemera Imana ya Musa na Aroni, kandi yarageze finali, yarageze hari ntacyo byari bumumariye. Niyo mpamvu Imana itubwira ngo nta kwicuza k'umuntu roho yamugeze mu ngoto. Iyo roho yakugeze mu ngoto irimo kukuvamo, tawuba wakora ntiyakwemera. Mwicuze mugihumeka mukiri bazima, hari aho bigera roho bayizamugeza ukavuga ati nta kintu ibyo uvuga. Ni ukuvuga ngo rero na Farawo niko byamugendekeye, yamaze kumira nkeri inshuro 3, asoma yongera azamuka, abona ntibyoroshye, aravuga ati sha ndabona nta cyandokoreka nemere ya Mana ya Musa na Aroni. Aravuga ati amantu billahi ilahi Musa wa Aruna ilahi bani Israil. Aratangaza shahada ari mu mazi, ari kuyasoma, aravuga ati
nemeye Imana ya Musa na Aroni n'iy'Abanyayisiraheli, wa ana ala dhalika muslimin. Arangera navuga ngo kuri ibyo mbaye n'umuyisilamu, nicishe bugufi y'amategeko y'Imana. Ariko se murumva iyo tawuba ye, uko kwicuza kwa Farawo kwari kwakirwa? Ntabwo kwakiri, kuko ari kwicuza igihe cyarangiye. Yaza kubikora gifite ataragera muri ariya mazi, Imana yari kumwakira. Ariko yarageze finali, yagombaga gupfa, nta cyari gusubiza inyuma. Nibwo Imana yanamushubije iravuga iti muri Korani birimo iravuga ngo ari ana wa kadi asayita min kaburi. Imana iramusubiza iti yewe Farawo, ubu koko nibwo wakwemera ko mpari ndi Imana warampakanye mbere hose na kare? Yarayihakanye mbere hose na kare, ubwo yigiraga ngo abwira abaturage be ngo fakara ana rabbukumul aala, ngo aratangaza mu baturage barababwira ngo ni njye Nyagasani wanyu wo mu ijuru w'ikirenga mujya mwumva. Abibwira abaturage. None amaze gusoma gatatu ngo nemeye Imana ya Musa na Aroni, Imana y'Ababani Isiraheli, ngo kubera niyo mpamvu mbaye umwe mu Bayisilamu. Byari bumumarira iki? Ntacyo byamumariye. Niyo mpamvu Imana yamubwiye iti iyo shahadu yawe ntabwo yakiriwe ubu ngubu, wanze kwemera kera hose na kare Musa akubwiriza mugutuma gukorera dawe ukanga, ubu ntacyo bikikumarira. Arayasoma ahita ashira mu mwuka. Nawe amaze gushira mu mwuka, we binyuranye n'ibya Yunusu, wamaze gushira mu mwuka, Imana yategetse imayiti ye, nanone Imana yategetse inyanja gukubita umuvumbi, imayiti ikayinaga imusozi. Ba baturage yari yarabeshye ngo ni Imana yabo y'ikirenga yo mu ijuru, nibaze batore umurambo wabo, noneho babona Imana bayikoreye, bibaze noneho igisigaye kibareberera niba baremeraga koko Musa ari Imana. Baharaje batora umurambo w'umwami wabo bitaga Imana yabo ikomeye cyane, baza barawuheka bajya gushyira mu rwibutso. N'ubu ugiye mu Misiri, ibyiza bakwere kugitembera muri bihugu by'Abarabu muri Egiputa, nuko kujyana kujya gusura mu rwibutso rwabo, kujya kureba Farawo bamuteye imiti n'utugufa tw'udukankara turi aho ngaho, ukitegereza ukuntu ameze, ukavuga uti niwe wabwiye abaturage be ngo ni Imana y'ikirenga, ubu se ko yabaye ubugufa rumye, ubu ngubu noneho Imana igenze isi n'ijuru niwe none uko byarangiye, ugahita wikuriramo isomo. Ibyo rero Imana iravuga iti tuzabikora n'abandi bose bigomeka ku mategeko yacu, barangiza bakigira n'ibigirwamana n'ibitabashwa mu rwego rwo gutoteza bwoko bw'Imana n'abagaragu b'Imana. Ibyo nabyo bizagumya kugendekera abandi nkabo. Ni ukuvuga ngo rero Allah subhanahu wa ta'ala ahangaha aratwereka yuko kwiyegereza Imana gusa mu bihe byose, byaba iby'umunezero n'ibihe byiza, ukegera Imana aho kugira ngo udamarare ahubwo ukizira ku Mana cyane, haba mu kaga n'ibibazo ukegera Imana cyane, nibyo byonyine biduha ubuhungiro n'agakiza. Naho ibindi byose kunyuranya n'ibyo n'imihangayiko n'iherezo rikaba ribi. Allah ngire impuhwe namwe bagire impuhwe, adushyire mu bagaragu be beza bibutswa amagambo nk'aya ngaya, bagakuramo isomo rigiye kubaka ukwemera kwacu guhamye. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Barakallahu lakum bil qawmil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi dhikril hakim. Aqulu ma tasma'una fastaghfiruhu li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. nanone nihasingizwe hashimirwe Nyagasani umurezi w'ibiremwa byose. Intsinzi n'iherezo ryiza biri ku bagaragu b'Imana batinya Imana, naho akaga amakuba n'agahinda biri kubahuguza roho zabo. Amahoro n'imigisha n'ibisakare ku basozereje intumwa n'abahanuzi bose,
ariwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam we nawe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikira kugera ku munsi w'imperuka. Nyuma y'ibyo bavandimwe b'Isilamu, hutuba twumvise irahagije cyane, amagambo meza n'abaye make ariko afite icyo avizaho kurusha kuvangavanga umuntu akabura ibyo yumva n'ibyo areka. Ihutuba rero twumvise irahagije kuduha umurongo wo gutekereza ku Mana no kwiyegereza Imana cyane mu bihe by'umunezero n'ibihe by'akababaro, tukarushaho kwegera Imana cyane kuko niyo buhungiro dufite yonyine, naho ibindi byose mubona baragushuka no kukubeshya n'imfabusa. Ariko uri kumwe n'Imana bisozana neza ikanamwakira neza. Imana igira impuhwe namwe bagira impuhwe. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Mukuri Imana iha amahoro n'imigisha intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarangiza igategeka abamarayika n'abemera bose mu bantu no mu magini igira iti: yemwe abemera nimusabire intumwa y'Imana amahoro n'imigisha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayidina محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أرضاهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشركة والمشركين، وذل الشركة والمشركين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وهدنا إلى صراط المستقيم يا إله العالمين والآخرين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وادخلنا الجنة الفردوس مع الصالحين برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم انصر يا رب العالمين وربط إخواننا المسلمين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصرهم من كيد اليهود يا رب العالمين. اللهم انصرهم على نصرك القدير يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير يا الله. اللهم انصر المسلمين والمسلمات يا الله في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا يا إله العالمين والآخرين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.